ishaka kugira icyo yigisha ariko ishobora kurema icyaha kizakorwa n'undi utari we. We araza ngo arakubita abakobwa bambaye imyenda migufi, bambaye mini, intuza yitwa nde? Kiramani. Mu by'ukuri unagenda hari abana mu cyaro baba bamwigana bigize gutya nawe ngukunda. Noneho agakubita umukobwa ngo wambaye ijipo ngufi ngo bambaye ubusa ngo akabakubita ku muhanda, ukabona barakina komedi, ushobora kuzavamo harassment. Ariko iriya mikino akina hashobora kuvamo umuntu umureba akamukunda. Umugabo witwa Ngenzi ukina filime ngo umugore yamukubise amaso arahwera kuko ngo amuzi nk'umwicanyi muri filime ari umugore. Urumva mu by'ukuri ntabwo uriya mugabo ukina ari Ngenzi, ntabwo yica abantu, akina filime. Ariko hari umuntu wamubonye ubwonko bwe bunanirwa kubwirwa ko ari filime, arafitinga atangira kujya kunyura ruguru ya rigori, arafitinga hasi, umwicanyi yaragize character yibonyemo ubwicanyi muri filime no mu buzima busanzwe wese yumva ko ari umuntu. hari n'ashobora nko kwicara muri bisi n'abantu basohotsemo biru. Bivuze iki rero? Ashobora kuzajya cyakaba hari umuntu urimo kumureba, yajya kubona akabona kwa rubangura hatambutse umukobwa wambaye uwo mwenda usa n'uwo yabonye kare, nawe agafata agaterura nk'inkweto y'agakubita tubundi ni bene abangaba saba bavuga, ugasanga uyu muntu bagiye kumufunga azize ko yarebye filime atanirwa kumenya ko bakina. Niba hari n'uburyo bikinamo niyubaka uburyo bitazatuma umuntu ureba ibintu byo akora icyaha. Nibijya kurangira bisobanura akwiye no kwisobanura atangira. Why not tutegereza washyize akantu ko kadatwara amasegonda n'icumi cyangwa ugasoza. Ariko iki kibazo cy'imbuga nkoranyambaga n'ibindi gikwiye gukorwa amarangamutima twayabitse mu rugo. Kuko bahana siko biba akaba ariko bahana Romeo. Ikibazo nta regulator w'ibintu bya social media tugira. Nta ubaho kwisi. Ariko nk'ubu ngubu reka ngoye nkuriye. Hari ibyo Google yatuje gushyira nk'ubu muri Australia umuntu uri munsi y'imyaka 16 ntabwo urubuga rwe yemerewe gukoresha. Aramutse se agiye muri account y'umubyeyi biragoye. Bagusaba kwiidentifiya wowe. Oya, umubyeyi agafungura akasigaho umwana. Oya, kwiidentifiya ni gukora ikizi kugira ngo njye mfungure ibintu byanjye bisaba ko nashyizemo indangamuntu yanjye, sibyo? Bakabireba icyo gihe niba bakavuga ngo abantu bashyiremo irangamuntu, ni igihugu cyafashe uburyo bwo gufunga yego kugira ngo hatagira umuntu bireba aba agaragara ngo ninde, kubera ko bigeze ndari system yawe yagiye down. Ahubwo icyaba kiza niki nuko imbuga nkoranyambaga abantu bareka bakazikoresha zose, yego, kandi bakazikoresha neza. Uwazikoresheje nabi itegeko rikagira icyo rimuvugaho kuko turarifite, rirahari, rigashyirwa mu bikorwa. Naho ibintu byo kuvuga ngo bajya gufunga, nukuvuga ngo kubera ko uyu muhanda hari umuntu ujya uhaca aserebeka akavunika, duhita tufunga umuhanda bahacaga bagenda neza bahagarare manyure mu bihuru. Kuki se dushobora kuki abanyabyaha bagomba kudutwaza igitugu tugakurikiraho bari? Ntago bakwiye kuvaho turi. Ubwo rero ibyo byose biraza bigahingukira muri ibi ngibi. Ngo urubyiruko 43.3 rukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda rufite agahinda gakabije. Wenda iyo ni survey y'ubushakashatsi bakoresheje, ariko bagiye kubireba bakareba imigene basanga birimo muri 70 hejuru. Uko urabona uzareba abantu benshi bajya kunywa izo nzoga n'ibiki bakanasinda bakanarwana n'ibiki byose. Umuntu ashobora kuba yamututse kuri Twitter avuga turi umuntu reka munywera inzoga, yazinywa bahura nko mu muryango akamukubise nk'ikofe cyangwa bamutegeka tumena marinette. Ubu ubushakashatsi bwamaze amezi 5 yose bukorwa kuva muri Kanama 2023 kugeza Mutarama 2024, bukorerwa ku bantu 106 bari mu kigero cy'imyaka guhera kuri 18 kugeza kuri 30 mu karere ka Nyarugenge yani kigwa mu karere yamemukiye. Ntabwo Jack akwiye kumufunga. Naye najya nabaza kubera ko nta wundi yamuha yisanze mu maboko. Oya, ninde yamuhase igitagata yarajyanwa nande? Visi meya w'umujyana se bibu kuko yiri hano. Visi meya w'umujyi ushinzwe imibereho myiza ni ukwiye kumutera akamujyana. Samuel namujyana barabireba se barabishinzwe. Umuturage wo mu gise sibibereye mu gwema ko ntabwo hari akajya avuga ati hano hari akazi barimo guha ribu katari ngombwa, kandi ribu ifite ahandi hantu yagombye kuba iri gutunga ibitorosho. Icyo nemera
ibyo yakoze cyangwa avuga bishobora kuba bigize ibyaha, yego sibyo? Ariko aho twaranamurebere twaramwoshyosheje guhera kera twamushyira muri ba bandi bakora ibikorwa bibangamiye bibuza umudendezo rubanda, hafa akajya iwabo habakora bakamujyana mu kigo cya kindi cy'abagore Nyamagabe. Nyamagabe Gitagata ni muri Bugesera, ni Bugesera. Gitagata n'abana n'abagore, bakamujyana iyo Bugesera. Hanyuma bakubita nk'imyaka 2 uretse ariko muri bo muransambaguriza ubwonko bakamukatira oya agafashwa hari se bava bagushyize ku murongo bakamujyana aho ngaho bajyana abagore, bakabanza akamara ukwezi nta kiyobyabwenge cyitwa agacupa nibanywa byeri zikabanza zigakamba. uko biri kose niko kitera akamaro. ubu yajya zinywera kuri YouTube abantu baziriba, akanywa amazi. hari amavideo yatambukije arimo azinywera aho ubona baziteretse hariya. Akanywa amazi n'amata, agakora siporo, muganga akamuha imiti, umubiri ukagaruka. Sabe yarabivuze icupa rimwe winjizamo ngo bisama amasaha 16 kugira ngo rive. Noneho ibibazo wingizemo ikaze ari makazi yashyiramo umva ntazashiramo. Kandi wowe wibuke ko atari byo gusa yinjiza mu mubiri. Ayo ni amagambo. Noneho ibyo ziba sabyivugera se. Ako hari ibindi avuga mugani ngo byinjiramo nawe batabigize neza. Iyo zibaye rwose. Ndavuze ngo kuraho mikoro z'aba baturage. Reka twumve icyo mwuka bwira abaturage. Utega amatwi. Yamara kumujyana hariya, abantu bose bamushyiriye mikoro avuga kuriya iwawa. Yego abo ngabo hatabuzemo n'umwe cyane, kuko kuba mwafashe nta mikoro itaragaragazaga brand ya logo byonyine kuba uyu mukobwa mwamufashe. Iyo aba ari amagambo yarayavugiwe muri salo, yego nta kibazo tuba twagize kuri telefone ari live wenda kuri Instagram, wenda akifata akaba ari wabyohereje. Na bimwe Diamond yakoraga akishyira hari akishyira muri video ye, byari kuba byumvikana. Ariko abantu bose batubwiye bati yemwe abaryamye n'abagiye ku kazi muze mwumve murebe, babyeditinze barabishimagiza ndumva twabisangiza rubanda baradusangiza. Kuba rero ribu yafashe uwavuze uwamuvugishije nta cyaha yakoze. kandi hari n'ukuntu abantu bavugisha umuntu bakajya bashyiramo akantu warabyumvise gutya bakoshyushya igihe cyose rero bafata hajya ngo mukagitera ntibafate gitera. kandi ko ba bandi batanze interview nibo bazanye umudamu aravuga ngo niwe waroze